Yes, turabashuje nk'ibisanzwe ni kuri Anne TV show mu kiganiro ijwi rya gospel. Uyu munsi twagarutse twaje kubabwira amwe mu makuru agiye atandukanye yagiye asohoka muri showbiz muri kimwe dusoje ndetse n'ikiri imbere kugira ngo mutazajya mugenda mucikanwa n'ayo mahirwe. Nakiriye Now kuri microphone. Sam, umeze gute? Naho neza. Ni amahoro? Yesu ashimwe. Suhuza abantu bakorera kuri kamera. Ndabasuhuje cyane, nabanje gusuhuza tureba hano gake gake barariye kugira ngo uzamenye ko muri kumwe. Bisaba kubanza ukabyiyumvamo. Ariko namaze kubyiyumvamo nabasuhuje muri aho neza. Dusuhuje cameraman wacu uri behind ya kamera. Ariko umutaramu rwose. Nk'ibisanzwe rero ni ijwi rya gospel. Sam, uyu munsi udufitiye iki? Urakoze cyane Anne TV show. Kandi ka TV show ngo kaba kazamutseho neza cyane. Showbiz tukaza mu kiganiro cyitwa ijwi rya gospel. Kugira ngo ubwo duheruka kuri izi kamera kugira ngo byinshi cyane twagiye tuvugaho tunabararikira kuzajya bakurikirana iki kiganiro. Ku buryo bazajya bagera mu amakuru agiye atandukanye ibitaramo bigiye bitandukanye inkuru zavuzwe cyane muri gospel mu cyumweru gitambutse izavugwa imbere nizihe so nkuko baramaze kubivuga rero indirimbo abahanzi bagiye bakora ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye afite ibitaramo so ubwo rero nkuko wamugani ikiganiro cyitwa ijwi rya gospel warumbaje uti niki dufite amakuru menshi cyane tugiye kugenda tuganiraho turi burebe abahanzi benshi cyane bagiye bakora ibitaramo mu cyumweru cyashize abazabikora mu kizaza hari indirimbo nshyashya zagiye zisohoka izo zose rero ibyo byose bazajya babisanga mu kiganiro cyitwa ijwi rya gospel. Yes. Rero uyu munsi tugiye kwerekeza mu gihugu cy'Ubugande. Twe twababwiye Chorale Ambassadors of Christ Choir ni chorale isengera mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Yari ifite igitaramo cyari kiri kubera Uganda ariko cyari cyateguwe na Mwarimu Musozi ni umwe mu bagize Chorale Ambassadors of Christ Choir. Ntekereza ko mbere yuko igitaramo kiba Sam hari indirimbo yasohotse yitwa ngo mbega ubuntu. Urakivuga iki cyangwa muri rusange wakibonye gute kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya amakuru? Urakoze cyane ngira ngo duheruka anga wa mugani twe twayivuze ko ari igitaramo cyagomba kubera muri Uganda. Ambassadors n'abantu benshi cyane bazikorera mu buryo bugiye butandukanye indirimbo zigiye zitandukanye zihumuriza imitima indirimbo zibutsa abantu ko hari ijuru kugira ihumure ariko ku bufatanye nkuko ari wabivuze hari n'igihe igihugu kijya kibitabaza yego muri gahunda zijyanye no kwibuka ama events agiye atandukanye mu bijyanye n'ibiyobyabwenge nka ndirimbo Solange mu kurwanya ibiyobyabwenge Chorale Ambassadors ni chorale nkuru cyane kandi baririmba no mu njyana igiye itandukanye Igiswahili Urugande Icyongereza mbese usanga bari mu mugabane wa East Africa ndetse no hanze ya East Africa cyane ko baririmba no mu ndimi zigiye zitandukanye kandi bararirimba Igiswahili so Tanzania hafi aho babiyumvamo Kenya hose hari akavideo nahoze mbona icyo igitaramo cyabaye ejo bundi nahoze mbona performance bagize ngira ngo uzubona hari akavideo kahoze ka trendinga umukobwa kwanza yabaye mu mama utera muri randirimbo Hosiana bamwita Sara uriya waciye impaka uriya rero cyizere kunzwe na wundi uri gupostingwa ni Sara yafashe ikintu cyitwa microphone Sara yose nose barahaguruka induru ziravuga ariko nkuko wari ubimbarije ni gitaramo cyagenze neza ngira ngo ni Sozi Mwarimu Musozi Yorama Jingi ni nkeka kari we anini cya gitaramo cyacyubakiwe cyane ariko ku bufatanye na Chorale Ambassadors navuga ko cyagenze neza cyane ibyo abantu bari biteze barabibonye bari biteze kubona Ambassadors iperforminga muri za ndirimbo zabo zakunzwe indirimbo zigiye zitandukanye Hosiana Solange harimo abaririmbyi benshi cyane buriya ubundi Ambassadors yakoze igitaramo kuriya abantu benshi babitezemo ya masura bagiye babona ku mavideo ngira ngo ujya kumenya kera ngira ngo ujya kumenya ira Chorale wagende kubibona ku ma-DVD agiye atandukanye ku ma-CD ku ma-telefone bari abahanzi rero bagaraga muri kiraje bateraga biriya bitero iyo yakozesheje igitaramo nka kure niwo bashaka kureba niyo mpamvu abonye Sara yafashe microphone muretse akamenya ko Ambassadors hari sare yose tubibutse ko cyari kirimo kirabera muri Kampala muri Serena ya Kampala Serena ya Kampala ubona ko abanyarwanda benshi bari barimo nagiye mbona aba diaspora n'abitaba diaspora aba mama
bazi ikintu cyitwa gospel kimaze indirimbo za gospel icyo zimaze mu buzima bwabo. Hari akandi ka video nabonye abapapa baba bakaza akantu k'aka groupe ukabona umupapa ushesha akanguhe arimo kuririmba yizihiwe yavuyeyo wese ukora ku mutima cyane. hari akantu nkunda kuvuga akenshi ari mu kiganiro ugashyiramo nk'ibintu ukavuga uti umuntu wese niyirekure agerageze mbese abe flexible mu buryo bwe. uri umuntu w'umusaza uri umukecuru buriya usibye wenda n'ijambo ry'Imana nabivuga umuntu uhora yishimye ariko no mu buzima busanzwe abahanga bavuga yuko iyo ufashe akanya niyo yabwa amasegonda 30 ukirekura nyine ntiwifunge kuko ibibazo bitandukanye cyangwa wenda ushobora kuba wenda hari ukundi kuntu wiyumva wenda udashaka muri societe bakubona ariko niyo bafata amasegonda 30 abahaje. So korali rero Ambassadors iri muri korali ziririmba umuntu wese ntiyite kuri ibyo ntiyite ku bibazo afite ntiyite ku cyubahiro afite akirekura. Ubwo nari bivuze kuri aka video wabonye ko uwo mupapa ariko impamvu nuko bari benshi uzarebe muri korali z'ama groupe nyine yo mu Badventiste abari nka wenda reka dufatire nk'urugero Shalom Singers hakaza n'indi yitwa Inyenyeri z'ijuru ndetse na Messengers nabo bura asa nkaho ari group na Yesaraje kugira ngo uzirekure nk'uko Ambassadors baba bameze. Noneho urebe stage Ambassadors urebe n'iyizo group babiri total difference. So kuko wari bivuze rero icyo gitaramo cyiza cyane abantu benshi cyane bari bizihiwe ntabwo nabashe gukurikirana ngo nkisoze neza ariko nk'umunyamakuru nabashe gucisha ngo amaso ugenda kuri social media burya nshaka kureba buryo igitaramo cyagenze cyangwa ibyo cyakiriwe n'abantu ntabwo mfata umwanya ngo gende nite ngo cyatanye gute cyazo ndeba kuri social media abantu bacyakiriye bate. So ariko wabonye ko Sara yibukije abantu mwimere wa Ambassadors yaririmbye yafashe microphone kuri wa munsi ati barambura amashami bagenda ubona ko abantu bose bahise bizirwa nk'uko wari ubivuze. Hari aka video nabonye sinzi nimba wakabonye n'ubwa mbere cyakora ashobora kuba ari nk'ubwa gatatu Sara Sanyu mubonye arira ubwa mbere yarize bakora ya accident yabaye hagapfamo babaririmbye babo batatu bamanzi Moses n'abandi. Ubundi bwa kabiri ari mu bukwe nabwo yafashwe n'ikiniga ariko yihagarara aragaruka ariko uyu munsi igitaramo cyabaye ejo bundi Uganda hari indirimbo yaririmbye bafite yabo yitwa ku musaraba yaririmbye kwiyumanga ariko kubazi Sara ni umuntu ukunda kugira amarangamutima mu bantu benshi niyo ari kuririmba ubona aririmba ibintu abifiringa bimurimo neza. Ntekereza ko biri mu bintu bituma abantu bamukunda cyane kuko ni umuntu ufata microphone akarimba igitero ukabona ko bimurimo ukabona amageste akora ukabona nawe ari abantu reka dusuze abantu bakunda kuririmba ari bonyine bari muri douche cyangwa se mu cyumba bakizihirwa bakazamuka cyagira ngo babona kandi yabaye agiye nko hanze muri sose akaba uko butanameze akazi kurire turabasuje cyane ariko ni umuntu akunda gukora amageste abantu bakora ari bonyine niyo mpamvu abantu benshi bamwiyumvamo iyo ari kuri hari umuntu bari kurimba ukabona ibintu ari kurimba arabyiyumvamo na geste ari gukora ukabona birajyana. So Sara rero imose zikunda kumufata mu bantu benshi iyo ari mu bantu benshi akaririmba akabona uburyo abantu bizihiwe na ya majeste abakora ashiduka amarira yaje. Ubwo nibongeye kumubona ubwo bwa gatatu twavuga ko wamubonye yanjye n'ubwa gatatu mubonye ariko yarize yarize indirimbo yamuteye amarangamutima arenze. Oya tatarava no kuri icyo gitaramo wenda Sozi yaramu kare ugeze kukomoza uvuga ko akenshi barimo bashimira uruhare Sozi yaramu yagize muri Ambassador kuva yatangira njya gushira twara ko wayizamuye ayihimbira mu buryo bwa animateur wa korali kandi still nawo indirimbo nyinshi ni wagiye azandika nyinshi cyane. So ubwo rero urumva mu buryo bagiteguyemo kandi no kugira ngo namushimire uruhare yagize kuva Ambassadors yabo mu 1995 ubwo bigroupye birangira bakozemo korali imeze neza. So cya gitaramo rero navuga ko icyo yari ategerejemo yakibonye yakibonye rwose bagerageje kumufasha mu buryo bugiye butandukanye ngira ngo no kuba buriya Sara abenshi bamuzi ko kuva yakora urugo ni umudakunda kubereka cyane no mu event ya Ambassadors agiye atandukanye yaboneka ariko ni umudakunda kugaragara kuri kamera ngira nko kuvuga uti nubwa kanga nubwa gatatu mubonye arira ngira ngo kugira ngo ube wamubona mu event agiye atandukanye yandi atari Ambassadors biragoye so ariko urumva impamvu nta yindi iyo umuntu yagize inshingano nk'umubyeyi hari bimwe bigenda
bigabanuka bikagenda bihagarara kuko hari ikindi cyiciro aba yagiyemo kimusaba imbaraga cyane. ntekereza ko ariyo mpamvu rero atagikunda kuboneka cyane. ngira ngo hari na channel ye afite yajyaga anyuzaho bimwe mu bihangano bye ariko umunsi wa none ntekereza ko nta ndirimbo yari yongera gushyira ahagaragara cyangwa hanze ariko ni ukubera inshingano aba afite zigiye zitandukanye. So ubwo rero twavuga ko icyo gitaramo cyagenze neza, urumva barimo bashyigikira Sozi Yoramu igitaramo kugira ngo ategure igitaramo. I think Sozi Yoramu nta umuryango wake ntiwakunze kubazwa muri Uganda, wakunze kubazwa muri Uganda, numva ariko nta chivu kuba yateguye event y'igitaramo nka kiriya akanagikorera iwabo aho umuryango uturuka naho yavuye nyine, hanyuma korali nk'ikajya ikamushyigikira. Hari abantu benshi ahubwo hari ikintu nibajije bari abantu ko nabonye benshi ari Abanyarwanda, community iri hara muri Uganda benshi n'Abanyarwanda. Erega benshi ni Abanyarwanda kubera ko ni igihugu n'ubundi gisa nkaho cyegeranye n'u Rwanda. Urumva n'ubundi kuva hano ujyayo ntago bihenze. Ntekereza ko ariyo mpamvu twavuga ko abantu benshi twabonye benshi banatutse hano mu Rwanda cyangwa n'abari muri community y'Abagande, kuko bitewe n'ukuntu ambassadors kunzwe banagenda. Uretse no kuba bavuye hano mu Rwanda n'abari bavuye Tanzania, muri Amerika, bose bari bahari. Ariko kandi tubibutse yuko iki gitaramo kugira ngo umuntu atega avuye nko muri Amerika, USA and Australia akaza kwa training igitaramo nka kiriya, urumva urwego ukora riba yaragezemo ikora umurimo, ni umurimo w'Imana, ni imbaraga zikomeye. Nanone twongeye tuvuye ngo zikomeye cyane kuko ikindi twavuga nuko kiriya gitaramo cyanyuze ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye byo mu gihugu cya Uganda. Nabonye n'amacana menshi cyane agiye atandukanye, amateleviziyo akomeye akomeye. Iriya ni korali wumvise ngo yaje ahantu event yose yaba yakoze, ni korali yivugira, ntabwo ari ibintu bisaba ngo ni marketing cyangwa se ngo haje korali niyi cyangwa ngo harimo abantu bafite ibigwi bimeze gute, no kuba basetinze ibyumba ukumva ngo ibyo byumba bigiye kuririmbira ambassador byonyine biba bihagije kugira ngo ujye. So twavuga ko cyagenze neza rero kuri Sozi Yoramu. Buriya ari ukuntu umuntu atangira umurimo cyangwa atangira igikorwa akavuga ati hari aho nzagera nkavuga ni man niba ngibi ndagushimiye. Nakeka ko iki ngiki ari igikorwa Yoramu nawe yavuga ati niba ndagushimiye cyane pe. Reka tube twerekeje mu bindi n'izindi entertainment zagiye zitambuka, indirimbo. Hari umuhanzi Sebra twavuga ko ari umuhanzira. Sa mu mbundi umuntu aba umuhanzi byagenze gute? Njye numva umuntu aba umuhanzi nyine kuko inganzo imurimo iyo yamaze kujya hanze babaye umuhanzi. Yego babaye umuhanzi urumva hari inganzo. Ntabwo twajya gusigura wenda mu Kinyarwanda ngo tugende deep, ariko ndumva ko umuntu ajya kuba umuhanzi afite inganzo. None wamara kugira inganzo yanganze ukayishyira hanze, ndumva wabaye umuhanzi. Use n'ibituga kunshinga guhanga cyane. Hari umusore witwa Fabrice guturuka nawe mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Agira gutya dusohorera akaririmbo. Amenye akaririmbo keza, njye ngo nakabonye ku isabato mu gitondo, gashobora kuba kare gasohotse nko mbere y'uko isabato itangira. I think ngira ngo mbere y'uko ngera mu kiganiro cya gospel ariya kuri radio, mu karimbo nabonye kahise gasohoka karakundwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, cyane cyane bari abakobwa baririmbana. Ngira ngo umwe yitwa Tinky, ari umukobwa nabonye urimo, nabonye ni nka group ahari nabo, ariko nabonye ari akarimbo kakiwe n'abantu benshi cyane kuri TikTok. Uyu munsi narindi kureba kuri YouTube channel yiwe, hari hamaze kugeraho 3,000 birenga by'abantu bagiye bareba iyo ndirimbo. Oya ni indirimbo nziza cyane, nanjye narayikunze. Urumva hari ukuntu ubona akarimbo kakagukora ku mutima bijyanye wenda abenshi cyane byazi indirimbo, impamvu ubona bahita bazimvamo cyane. Hari igihe umuhanzi ashyira indirimbo hanze igahura n'ibyiyumvo umuntu yari afite. None urabona social media yaraje, ari kuntu ugakuramo ugashyiramo agafoto kawe, undi agashyiramo amarangamutima nyine uko abyumva. So nabonye ari indirimbo rero yakirwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye kuri social media. Nkuko nabikubwiraga, iyo nshaka kureba ikintu umuhanzi yashyize hanze cyane cyane muri gospel, mbirebera muri audience, uburyo audience yacyakiriye. So iyo ndirimbo rero nayo ngira ngo yasohotse kwa gatanu, ariko ku isabato yari indirimbo rwose numvaga umuntu wese yumva kumva ko ari ikintu isobanura. Fabrice, congratulations, nabonye ari umuntu uzamutse muri gospel agashyira indirimbo hanze ikahita yumvwa n'abantu mu buryo butandukanye. Wari ukomeje ku kintu cya TikTok. TikTok ni imwe muri platform icururiza abahanzi cyangwa amakora ibagaragaza cyane, kuko ushobora gusanga views ufite kuri YouTube kuri channel yawe
kuri TikTok nta n'icya kabiri ntaho bihuriye. navuga ko yo TikTok wenda n'abayishyize ku ruhando wenda rwa social media bari bagambiriye kugira ngo ifasha ba create content bakizamuka kuko nta hantu umuntu wese yisanga ushobora no kumara amasaha 2 uri guscrollinga kuri TikTok amasaha 2 urayumva kandi ugenda ureba utambuka so TikTok rero ni social media cyangwa se ni platform igaragaza impano z'abantu batandukanye cyane cyane abaririmbyi urumva niba umuntu akoze indirimbo akahita yishyiraho urumva ko iyirebwe n'abantu 300 birana mu motiva agasubira muri studio ariko YouTube nko kwari ubivuze ushobora gushyira ugasanga urebwe na views 30 150 zikagenda zizamuka gake ku bantu bacika intege nko twabivuze mu kiganiro gishize uravuga uti ntabwo nsubira muri studio ariko TikTok irakuzamura ikakwerekana abantu bakagushima bakaguha congratulations so navuga ko TikTok ni platform nziza ku bantu bashaka kwerekana impano zabo bafite cyane rwose ariko nanone ikindi ntekereza kibitera nuko YouTube umuntu ashobora gushyiraho wenda nk'ikiganiro gifite iminota 20 30 ariko kuri TikTok tuba dushoti duto kabari akantu k'umunota umwe amasegonda 30 niyo mpamvu ahari tuzamuka tukagira views nyinshi kurenza ikiganiro umuntu aba yakoze ariko bene n'abahanga bakubwira yuko TikTok yamaze kuba platform ushobora gukorera content ya kuri YouTube ariko TikTok yagufasha kugaragaza ibyo bintu ukora kuri YouTube niyo mpamvu ubona benshi bajyana udushoti umunota umwe 2 ukatujyana kuri TikTok bugiye umuntu amaze igihe areba turiya tu video tugufiya avuga atari ko uturengeje iminota 2 cyangwa 3 nadukurayo bikamwentereza ko yajya kuri YouTube agasacinga ibihangano byawe akaba yagusanga so navuga ko TikTok irafasha n'abantu bakora kuri YouTube cyane cyane wenda abantu bakora mu buryo buhoraho nyine basa nkaho bamaze gufatisha kuri YouTube nibo badakunda gukoresha platform ya TikTok ariko abandi bose TikTok ni ki na impamvu twe tubikomejeho nuko nanjye njya mbona nkurikirana TikTok na YouTube nkasanga uko bimeze kuri YouTube bitandukanye no kuri TikTok ugasanga uba se bimeze bite nyine harimo kwandikira akakubaza se iyi ndirimbo yose twayikura hehe ikiganiro cyose twagikura hehe ariko wagera kuri TikTok ugasanga n'urundi rwego wumva we habayeho guhinduka kwa page byagenda bite wafata page kuri TikTok cyangwa ubaniye kuri YouTube kuko ndabizi nawe TikTok urayikoresha abantu bagenda banasacinga ni Ani TV kuri TikTok ni Nyituriki Ani ariko niho ndebwa cyane nibyo ntabwo gucinegeze cyane kurenza kuri channel yanjye ahubwo nkasigara nibaza kuko abantu benshi abantu bataza kuri YouTube kuko abantu benshi baba bari target yabo bari focus na YouTube uba wumva views babajyana kuri TikTok bazibona kuri YouTube abenshi rero tagate baba bafite ariko bijyanye nuko platform nyine zikora z'ama social media yagiye atandukanye buriya algorithm zo kuri TikTok cyangwa se uburyo nyine TikTok ikoramo butandukanye n'ubwa YouTube buriya TikTok yo purpose yabo intego yabo ni ugufata tuntu washyizo nyine bakaduhereza abantu nabo ngira ngo uzamenya n'imikorere yawe uryo ikoramo hari step ugeraho ariko step ya nubwo itinda ariko banagufasha kwihuta mu gihe YouTube banguka ariko bigatinda kugufasha kwihuta so algorithm za YouTube nizo kuri TikTok biratandukanye cyane kandi ikindi TikTok ikwamamariza cyane kurenza YouTube cyane naho abantu benshi bagaragara buriya TikTok ibundi ikoreshwa n'abantu bashaka kwamamaza ibikorwa byabo bakora kushobora kurebwa n'ibihumbi 10 TikTok views mu masegonda konje hari nk'indirimbo nshyiraho bugatse mu gitondo mfite nk'ibihumbi nayibonye iheruka gushyira hanze ni wicogora wicogora umunsi ifite nk'ibihumbi 8 kuri TikTok ariko kuri YouTube ibibazo ariko aba TikTok banjye mujye no kuri YouTube channel indirimbo yose banakandeho munakore subscribe share ariko jyewe ukana like na like byose babikenewe nasaza abantu bajye bakareba views gusa ariko nta like ntago tumenya ko wahageze udashyizeho like bose iyo udashyizeho comment ngira ngo ubibona no muri update za YouTube muri studio hari gihe bafata views za bakazikora update ugasanga ziramanutse ntujye ubibona bakakubwira ati muri uku kwezi byagenze gutya video ya performance yarebwe cyane iyi ngiyi bakagenda babiguhereza ibyo byose
YouTube iba yarabikurikiye. hari igihe reba cekinga bakavuga ati ahantu ashobora kuba ari mu robo wenda ryarebye bakarikuramo nawe rero umuntu ujye ukagenda ukareba ntusige like hari igihe nta commenting kandi reka tubabwire buri iyo ugiye niba umuntu agusabye umusada cyangwa support ukajya kuri YouTube ukareba gusa ntusigeho comment sinzigera menya yuko wahageze kuri channel yanjye kuko gusiga comment niko kugira gute kuko kugaragaza ko wahageze ubwo rero tubivugiye kuri icyo warumbwiye uti indirimbo ya Fabrice yaturiritse cyane impamvu ndabivuze ko twanabivugaho ni indirimbo yagaragaye kuri TikTok cyane ho nayimenyeye nanjye kugira ngo ngiye kwikira no mu kiganiro abantu bayishimire nayimenye kuri TikTok so TikTok ni platform igaragaza impano zitandukanye yes ngaya nguko uyu munsi nibyo twa tubafitiye kandi tubashimiye ko mwadukurikiye mukadutega amatwi nyabona mujye musharinga abantu bakeneye wavuze akantu ka TikTok ariko nanjye ndayifite icaho isaha ya none ahantu azajya bambona hano mu kiganiro ijwi rya gospel akavuga ati se ni mu isaha ya none cyangwa ni ijwi rya gospel ni mu isaha ya none mushobora kujya kuri TikTok but call some take Nyamata bahita bambona neza yes turabashimiye rero turi kuvuga ngo abantu bakeneye kuba bazamura impano zabo abashaka gukora gospel amakorari abafite ibitaramo mujye mutubwira tubakorere marketing mwakoze kudukurikirana turabakunda cyane kuri Ann TV show ndagushimiye cyane yeah